ariko se ubu ndi kwibaza uyu mwana w'umukobwa nasohoye mu nzu ngo nuko atwite ko ndi kumva ubwoba bwanyishe ko ndi kumva ntatuje ni ibiki biri kumubaho ubu se ubu namenya ari he koko ndumva ikintu nakora shingiye ku bwoba afite nagombye gufata umugaragu tukagera tukagura ahantu ko ntabwo nakagombye kwicara hano ntari kumureba ndebe ukuntu twajya kumushaka ndumva ntatuje ndumva ntazi ibintu biri kumbaho uyu mwana ntabwo ndumva ko ari amahoro ubu se wahwari ni ibiki biri kumubaho koko kamumagare umugaragu tugiye Pasi 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 Ndikusha ndumva ntazi ibintu bikuba ku mwana wanjye kuba namwirukana nta mahoro nigeze ngira kandi uzi neza ko yari atwite subizi ndumva ibikaba byanciye ndumva twaye kumushaka kuko kuryama mu rugo ariko umuntu ntawe ndi kuva none nta gakuru ke wabuze namubonye yerekeza hariya ku ishyamba muri rya shyamba twumva ko ashobora kuba ariho yaba yarerekeye none ibisimba byaba byaramuriye cyangwa n'abagizi ba nabi nicyo kibazo gusa twajya kumureba ntarirarere tugiye kumureba nzaguhemba amafaranga yose ushaka ndumva ashaka kongera umushahara nitamuga tumubonye nzaguhemba uko wifuza murakoze turabishima sawa rero tugende naho ni heza none tugura imbere mu cyamba akora n'amavideo tuzikubona izo gushaka TikTok ariko wamugana yo iri cyamba ni byiza ari na filime bakiniye mwende mukiri reka twanze twite ni aho twari kuremo TikTok ni bwo ishyamba monye musiri yes nizere ko tugiye kujyamo ugakoresha iyo bwabaga umukobwa wanjye mubunye ndabigerageza mawuja suzi ibyo nakwemereye se yego nanjye ndaguhemba bishimishije yes hano harasa neza byatanje hano wabona twakora ntabwo ukunda afite urwakorera azatubwira tujye dukora nta kibazo dukoresha